Burkina Faso ni igihugu giherereye mu burengerazuba bwa Afurika, West Africa. Kikaba igihugu cyugarijwe n'intambara na za kudeta zitagira ingano, aho ubutegetsi bwagiye buhindagurwa kenshi binyuze mu gushaka ko buri wese yumva icyanga cy'umunyenga w'intebe y'ubutegetsi muri Burkina Faso kubera ubutunzi ifite. Ariko uyu munsi ni igihugu kiri kwiyubaka kizamuka bidasanzwe mu iterambere ry'ibikorwa remezo by'imihanda myiza yubakwa, kugabanya ubushomeri, ubukene, kubakira abaturage inzu ziciriritse zo kubamo, ndetse no kwirukana baza gusahura igihugu umutungo kamere ushashe munsi y'ubutaka bwa Burkina Faso. Byose bikozwe n'umugabo udasanzwe witwa Kapiteni Ibrahim Traoré wagiye ku butegetsi mu buryo bwa kudeta ahiritse ubutegetsi. Nawe bakaba bashaka umuvanaho binyuze mu gitutu n'igitugu cyinshi, ariko kugeza ubu ahagaze yemye ahanganye n'abagizi ba nabi b'indakoreka. Gusa nubwo igihugu kikizahajwe n'ibibazo by'intambara, uyu mugabo yajaje azanye ikinyuranyo gishingiye ku kwiyubaka ku rwego ruhanitse, yaba mu bya politiki y'igihugu, gusana ibikorwa remezo, kongera ubukungu, kugarurira abaturage icyizere ndetse no gushimangira ubumwe n'iterambere ry'abaturage mu gihugu. Gusa kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku mishinga rutura Ibrahim Traoré yatangije ndetse akurikirana mu gihugu ayoboye cya Burkina Faso, ashaka guha ubwiza nk'ubwa Singapore cyangwa Dubai ya Afurika. Ikaba imaze kumukururira abanzi benshi mu mahanga n'imbere mu gihugu batifuriza iterambere igihugu cya Burkina Faso kubera ubutunzi kamere ifite bwimejeje munsi y'ubutaka bw'amasaswa y'igihugu cyayo. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Mfura Chris. Stay tuned. Dore uyu muhanda mugari wa kaburimbo n'umushinga rutura wa miliyoni nyinshi z'amadolari uri guhindura amateka ya Burkina Faso na Afurika y'Iburengerazuba nk'uko namwe muri kubyiyumvira. Side of the highway in Burkina, and as you know the project ku nkengero z'umuhanda wo muri Burkina Faso. Nk'uko mubizi, uyu mushinga watangijwe na perezida wa Burkina Faso Ibrahim Traoré ku tariki 16 Ukuboza 2025. Bityo asanzwe yaradusabye gukurikirana imirimo, kandi uyu munsi turi hano kugira ngo dusuzume aho ibikorwa bigeze. Gusa hano Kapiteni Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso, niwe muyobozi mukuru watangije akanayobora umwe mu mishinga minini y'ibikorwa remezo kuva igihugu cyabona ubwigenge mu mwaka w'1960 muri Kanama ku tariki 5, ubwo igihugu cyitwaga Upper Volta kitaye cyahindurirwa izina ryacyo ngo cyitwa Burkina Faso. Uyu ni umushinga wo kubaka umuhanda mugari wa kaburimbo ufite uburebure bwa kilometero 332, ukaba uhuza umurwa mukuru wa Gadugu n'umujyi wa Bobo-Daros, umujyi wa kabiri munini wa Burkina Faso, kandi ufatwa nk'ihuriro rikomeye ry'ubukungu n'ubucuruzi muri Burkina Faso. Intego yawo ni ukuzamura igihugu n'ubukungu bwacyo. Uyu muhanda muremure uzaba ufite imihanda 8 yose hamwe, ni ukuvuga imihanda 4 muri buri cyerekezo, bikawugira umwe mu mihanda minini kandi igezweho muri Afurika y'Iburengerazuba. Uyu mushinga ufite agaciro k'amadolari y'Amerika miliyoni 357, ni ukuvuga hafi miliyari 200 z'amafaranga akoreshwa muri Afurika y'Iburengerazuba. Uyu muhanda uri kubakwa mu rwego rwa gahunda yiswe Faso Mebo, gahunda igamije kubaka igihugu hifashishijwe imbaraga, ubushobozi n'umutungo by'abaturage ba Burkina Faso ubwabo bonyine. Ijambo Faso Mebo rikomoka mu ndimi zaho muri Burkina Faso, rikaba risobanura mu buryo bwagutse ngo kubaka igihugu cyacu cyangwa fasira cyubakwa. Iyi gahunda yashyizweho na leta ya Kapiteni Ibrahim Traoré hagamije guteza imbere ibikorwa remezo by'igihugu hadategerejwe inkunga cyangwa se inguzanyo z'amahanga. Mu bitekerezo by'ubuyobozi bwa Burkina Faso, igihugu kigomba kubanza kwiyubakira ubushobozi bwacyo aho guhora gitegereje kandi giteze ibiganza ku mafaranga ava hanze. Niyo mpamvu umuhanda wa Gadugu Bobo-Dioulasso wabaye ikimenyetso gikomeye cy'iyi politiki nshya y'ubwigenge mu bukungu no mu iterambere rya Burkina Faso. Kandi kimwe mu bintu byakuruye impaka n'inyungu z'abasesenguzi benshi ni uko uyu mushinga uzubakwa nta nguzanyo n'imwe yaturutse mu mahanga yakoreshejwe. Perezida Ibrahim Traoré yatangaje ko amafaranga yose azava mu ngengo y'imari ya leta ya Burkina Faso, bitandukanye n'imishinga myinshi minini muri Afurika ikunze kubakwa hifashishijwe imyenda ya banki mpuzamahanga cyangwa se ibihugu bikomeye. Ubuyobozi bwa Burkina Faso buvuga ko bwahisemo kwigira kugira ngo igihugu kitazagwa mu mutego w'imyenda y'igihe kirekire ishobora kubangamira iterambere ry'abazabakomokaho mu gihe kirambye. Kandi uyu muhanda wa kilometero 332 ntabwo uzaba ari umuhanda usanzwe, uzaba ugizwe n'imihanda 8 y'imodoka, ibiraro byinshi, ahantu ho guhindurira icyerekezo, amayira yambukiranya umuhanda ndetse n'ibindi bikorwa by'ubwubatsi bigezweho. Mu bice byinshi bizaba bituwe cyane, imodoka zizashobora kugenda ku muvuduko munini cyane ugereranyije n'uwari usanzwe, bikagabanya cyane igihe cy'urugendo hagati ya Gadugu na Bobo-Dioulasso. Biteganyijwe ko uyu muhanda uzaba umwe mu mihanda ya mbere muri Burkina Faso ifite ubushobozi bwo kwakira ubwikorezi bw'ibicuruzwa n'abagenzi ku rwego rwo hejuru cyane. Uyu muhanda w'ubwubatsi watangijwe ku mugaragaro ku tariki 16 Ukuboza 2025 hafi ku nkengero z'umujyi wa Gadugu. Mu mezi make ya mbere gusa, amakipe y'abakozi yakoraga amanywa n'ijoro yagejeje ku rwego rwo gutunganya umuhanda n'ibibangamira inzira ku birometero 232 kuri 333 by'umuhanda wose, bingana na 70% by'umushinga muri icyo cyiciro cya mbere. Kandi leta yatangaje ko icyiciro cyo gutunganya inzira yose cyarangiye mbere y'igihe cyari cyarateganyijwe.
maze hatangira icyiciro cyo gusiza no gutunganya ubutaka buzashyirwaho umuhanda nyirizina. Mu rwego rwo kwihutisha ibikorwa, leta ya Burkina Faso yaguze imashini nyinshi z'ubwubatsi zirimo bulldozers, excavators, compactors, graders n'izindi mashini ziremereye zirenga 900. Hari amakuru agaragaza ko umubare w'ibikoresho byaguzwe muri gahunda ya Fasomebo Initiative bageze hafi ku 2500 mu myaka 2 ishize. Intego si ukubaka uyu muhanda gusa, ahubwo no gushyiraho ubushobozi igihugu kizakomeza gukoresha no mu yindi mishinga y'iterambere mu myaka iri imbere. Mbere urugendo hagati y'imijyi minini ya Ouagadougou na Bobo Dioulasso rwafataga amasaha menshi bitewe n'ubwinshi bw'imodoka, imiterere y'umuhanda ndetse n'ibibazo by'umutekano. Uyu muhanda mucyo uzagabanya igihe cy'urugendo ku buryo bugaragara cyane. Abahinzi bazabona uburyo bworoshye bwo kugeza umusaruro ku masoko. Abacuruzi bazohereza ibicuruzwa byabo mu buryo bwihuse kandi buhendutse. Abagenzi bazagenda bafite umutekano kurushaho. Ibi byose bizagira uruhare mu kuzamura imibereho y'abaturage no kongera ibikorwa by'ubukungu bw'igihugu, mu gukurura abashoramari mu gushora imari y'ubucuruzi mu gihugu cya Burkina Faso. Nubwo uyu muhanda uri muri Burkina Faso inyungu zawo zirenze imbibi z'iki gihugu, kuko Burkina Faso ni igihugu kidakora ku nyanja, bityo gikeneye cyane imihanda myiza ihuza igihugu n'ibyambu byo mu bindi bihugu bituranye. Uyu muhanda uzafasha cyane ibihugu bituranye nka Niger, Mali, Ghana, Togo, Benin na Cote d'Ivoire. Binyuze muri uyu muhanda ibicuruzwa bizava ku byambu bya Abidjan muri Cote d'Ivoire, Tema muri Ghana, Lome muri Togo na Cotonou muri Benin, bigere muri Burkina Faso, Mali ndetse na Niger vuba kandi ku giciro gito. Abasesenguzi bavuga ko uyu muhanda uzaba igice gikomeye cy'umuhora w'ubucuruzi wa Afurika y'Iburengerazuba. Ubukene bugabanuka iyo abaturage bashobora kubona akazi, amasoko n'ibicuruzwa ku buryo bworoshye. Rero uyu muhanda uzatanga akazi ku bihumbi byinshi by'abakoze mu gihe cy'ubwubatsi na nyuma yaho. Uzafasha kandi abahinzi kugurisha umusaruro wabo ku giciro cyiza kuko ibicuruzwa bitazongera kwangirikira mu nzira. Ibicuruzwa bituruka hanze bizagera ku masoko ya Burkina Faso ku giciro gito kubera igabanuka ry'ikiguzi cy'ubwikorezi, kuko esanse nayo itazaba ikoreshwa ni nyinshi. Ibi bizafasha abaturage kubona ibiribwa, imiti, ibikoresho by'ubwubatsi n'ibindi biciro byoroheje kurusha mbere. Mu gihe ubucuruzi bwiyongera, imirimo ikiyongera n'ibiciro bikagabanuka, ubukene nabwo bugenda bugabanuka. Uyu ni umwe mu musaruro ukomeye utegerejwe kuri uyu muhanda. Ubukungu bwa Burkina Faso bushingiye cyane ku buhinzi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ubucuruzi. Uyu muhanda uzafasha ibyo bikorwa byose. Zahabu n'ibindi bicuruzwa byoherezwa hanze bizajya bigera ku byambu byihuse. Ibikoresho bikenerwa mu nganda bizajya byinjira mu gihugu ku buryo bworoshye. Abashoramari bazarushaho gushishikarira gushora imari mu bice bikora kuri uyu muhanda, kubera ko bizaba bifite uburyo bwiza bwo gutwara abantu n'ibintu. Imijyi nka Ouagadougou, Boromo, Yaoundé na Bobo Dioulasso bishobora kuvamo ibigo bishya by'inganda, ububiko bw'ibicuruzwa n'amasoko manini cyane. Ikintu cyihariye kuri gahunda ya Fasomebo Initiative ni uruhare rw'abaturage. Mu mishinga imwe n'imwe ya Fasomebo, abaturage bitabiriye ibikorwa by'iterambere batanga imbaraga, ibikoresho cyangwa se amafaranga make yo gushyigikira ibikorwa byo kubaka igihugu. Ubuyobozi bwa Burkina Faso bugaragaza ko iterambere rirambye rigomba gushingira ku ruhare rw'abaturage ubwabo, aho gutegereza inkunga ziva hanze gusa. Hano umwanzuro ni uko uyu mushinga urangijwe nk'uko uteganyijwe, ushobora kuba imwe mu mishinga y'ibikorwa remezo izahindura cyane isura y'ubukungu bwa Burkina Faso mu myaka iri imbere. Ukaba ndetse wahindura isura y'umujyi wa Burkina Faso igasa nk'iyo tuzi yateye imbere nka Dubai cyangwa se Singapore. Umuhanda wa kilometero 332 ufite imihanda 8 wubatswe ku gaciro ka miliyoni 357 z'amadolari y'Amerika, ushobora guhuza abaturage, amasoko, ibihugu bituranye n'ibyambu byo ku nyanja mu buryo butigeze bubaho na mbere. Uretse kuba ari umuhanda, ni ikimenyetso cy'icyerekezo gishya cya Burkina Faso cyo kwigira, gukoresha ubushobozi bw'abaturage bayo no kubaka ejo hazaza hashingiye ku bikorwa remezo bikomeye. Icyakora nubwo hakiri imbogamizi zo kurangiza imirimo ku gihe, kuyicunga neza no kwiyitaho nyuma yo kuzura, uyu mushinga umaze kuba kimwe mu bikorwa bikurikiranywe cyane muri Afurika y'Iburengerazuba kubera ingaruka ushobora kugira ku bukungu, ubucuruzi n'imibereho y'abaturage ba Burkina Faso ndetse n'ibihugu biyikikije. Igice cya kabiri cy'umushinga rutura no kuvugurura ndetse no kubaka bimwe mu bice bya gari ya moshi byashaje, ibindi bikangizwa n'umugezi Railway Network Project. Uyu ni umushinga uzatwara akayabo ka miliyari 1.4 z'amadolari y'Amerika, hiyongereyeho n'andi arenga miliyoni 53 z'amadolari. Akaba yaramaze gukoreshwa mu bikorwa bya mbere byo gutunganya ibyiciro by'ibanze kuri uyu muhanda uzacamo gari ya moshi zahuza ibihugu byombi mu buhahirane. Ibi bizatuma ubwikorezi bwihuta, bugabanya ibiciro ku bicuruzwa, biteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu bihana imbibi ndetse n'ubuhahirane mu karere kose. Kuko urebye icyo gihugu cya Burkina Faso cyakunze guhura n'ikibazo cy'ubwikorezi bushingiye ku kuba kidafite inyanja, bityo bikagihenda mu kohereza no gutumiza ibicuruzwa mu bindi bihugu bigikikije.
None uyu mushinga mushya wa gari ya moshi wo kuvugurura ni kimwe mu bisubizo Ibrahim Traoré yateganyije mu rwego rwo kongera ubushobozi bw'ubwikorezi by'umwihariko ku rwego mpuzamahanga. Uyu mushinga urimo kuvugurura umuyoboro wa gari ya moshi ya kera ihuza Ouagadougou na Abidjan muri Cote d'Ivoire, uzanafasha ibicuruzwa byoherezwa mu nyanja kuhagera byoroshye. Uyu muhanda wa gari ya moshi kandi ukazahuza igihugu nka Ghana, Niger ndetse na Togo. Uyu muyoboro wose w'umuhanda wa gari ya moshi uzaba ureshya na kilometero 1200 yose hamwe. Niwo mushinga muremure ugiye gukorwa mu mateka ya Burkina Faso. Ukaba uri kubakwa na sosiyete yitwa Starway, kandi ufite akamaro gakomeye mu gutwara ibicuruzwa n'abantu mu buryo bwizewe hagati ya Burkina Faso n'icyambu cya Atlantique. Uburebure bw'uyu muhanda ni hafi kilometero 1260, unyura mu bice bitandukanye by'ibihugu byombi. Gari ya moshi yubatswe mu gihe cy'ubukoloni bw'Abafaransa, ikoresha intera ya kilometero imwe hagati y'200 y'icyuma biri ku butaka, kandi ikoreshwa cyane mu gutwara ibikomoka ku buhinzi, amabuye y'agaciro, ibikoresho by'inganda ndetse n'abantu. Kandi hari gahunda z'igihe kirekire zo kuyivugurura no kuyinoza, modernization, kugira ngo ubushobozi bwayo buzamuke ndetse no gukemura ikibazo cy'ubwikorezi bw'ibicuruzwa mu buryo bwihuse. Uyu muyoboro uzafasha koroshya ubucuruzi n'ubuhahirane mu karere, bikagabanya ikiguzi cy'ubwikorezi kandi bigafasha ibihugu bidakora ku nyanja kubona inzira yihuse igana ku nyanja. Ku gice cya gatatu cya nyuma no kubaka indi mihanda miremire ihambaye ya highway. Umushinga ni Motorways and Urban Roads Project. Muri Burkina Faso kimwe n'ibindi bihugu byinshi bya Afurika y'Uburengerazuba gihura n'ikibazo gikomeye cy'imihanda idatunganye, bigatuma ubucuruzi, ubuhahirane n'ubwikorezi bw'abaturage bikomeza kuba ikibazo. Kugira ngo iki kibazo gikemuke, Ibrahim Traoré yashyize imbere umushinga wo kubaka no kuvugurura imihanda miremire mu gihugu hose. Uyu mushinga urimo kubaka umuhanda mushya uva mu mujyi wa Bobo Dioulasso werekeza ku mupaka w'igihugu cya Cote d'Ivoire. Uyu akaba ari wo mujyi wa kabiri munini muri Burkina Faso nyuma y'uwitwa Ouagadougou. Uyu muhanda ukaba ufite uburebure bwa kilometero 200, ukazatuma ibicuruzwa nk'ibiribwa n'amabuye y'agaciro bigera ku byambu by'ibindi bihugu byihuse kandi byoroshye cyane. Uyu muhanda uzaba ufite n'akamaro ko kugabanya igiciro cy'ingendo hagati ya Burkina Faso n'icyambu cya Abidjan, kikaba ari kimwe mu byambu bikomeye mu karere ka Afurika y'Uburengerazuba. Bakaba bagomba kuvugurura umuhanda wa RN23 ufite uburebure bwa kilometero 115, uhuza ibice bitandukanye by'igihugu, utuma ubucuruzi n'ingendo hagati y'uturere zoroha. Gukomeza no kuvugurura n'indi mihanda ifite kilometero 94, maze igahuza uturere tw'icyaro n'imijyi ikomeye muri Burkina Faso. Bazayubaka mu turere twitwa Korinka na Paritiaga, yose hamwe ikazaba ifite uburebure busaga hafi kilometero 209 bwose. Ubwo ni hafi miliyoni 360 z'amadolari y'Amerika. Uyu mushinga uzateza imbere ubuhahirane, wongera ubushobozi bw'abaturage bwo kugera ku masoko, ibigo nderabuzima, amashuri n'ibindi bikorwa by'iterambere mu gihugu. Uzafasha kandi guteza imbere imijyi iri ku muhanda minini, roadside cities, uteza imbere ishoramari ndetse wongera imirimo mishya mu bwubatsi no mu bucuruzi. Mu by'ukuri Burkina Faso ifite gahunda z'iterambere ryiza ry'imihanda rigamije guhuza imijyi nka Ouagadougou na Bobo Dioulasso n'uturere tw'icyaro, harimo no kongera imihanda ya kaburimbo no gusana imihanda itandukanye y'igihugu ifite akamaro kanini ku bukungu n'ubwikorezi butandukanye, hagamijwe koroshya ubwikorezi mu gihugu kidakora ku nyanja no kongera ubucuruzi n'iterambere ry'akarere kose ka Afurika y'Uburengerazuba. Umuhanda wa kaburimbo, gari ya moshi ndetse n'imihanda miremire iri kubakwa muri Burkina Faso bizafasha cyane mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu, kongera ibikorwa by'ubucuruzi no koroshya ubwikorezi bw'abantu n'ibicuruzwa. Iyi mishinga yose izagabanya ubukene binyuze mu guhanga imirimo no kongera uburyo abaturage bagera ku masoko, ndetse inafasha kuzamura ishoramari imbere mu gihugu no mu karere. Nanone izakomeza guteza imbere ubuhahirane hagati ya Burkina Faso n'ibihugu biyikikije, cyane cyane mu koroshya inzira z'ubucuruzi zihuza ibihugu bidakora ku nyanja n'ibyambu byo ku nyanja ya Atlantique. Niba iyi mishinga izarangizwa nk'uko iteganyijwe, Burkina Faso ishobora kuba kimwe mu bihugu bizahindura cyane isura y'ibikorwa remezo n'ubukungu muri Afurika y'Uburengerazuba. Ese wowe ubona iyi gahunda Ibrahim Traoré yatangije izatanga umusaruro ungana iki? Élément constitutif des centrales d'Enrobé et des centrales de Concassé. À ma droite ici, nous avons un groupe électrogène. Igitekerezo cyawe gishyiraho hasi muri comment. Kandi niba mwakunze ibyo dukora, kanda like, kandi ntibibagirwe gukora subscribe. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi. Aho ngiye wumvaga nitwa Mfura Chris. Murakoze, naho ubutaha.